izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ni muhumure bana b'Imana, Imana yadutumiye mu birori, ni mucyo twambare neza, twitabe karame. None kwa kane cy'umweru cya 20 tariki 19 Kanama 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'abacamanza umutwe wa 11 murongo 29 kugeza kwa 39. Yefute w'umugirihadi yari umunywanyi w'intwari. Muri iyo minsi umwuka w'Uhoraho umuzaho, nuko Yefute anyura mu karere ka Girihadi no mu ntara ya Manase, hanyuma ajya i Misipa muri Girihadi, ahavuye agera ku mupaka w'igihugu cy'Abahamoni. Yefute asezeranira Uhoraho agira ati, nuramuka ungabije Abahamoni, nzaguturaho igitambo gitwikwa umuntu ari we wese uzasohoka bwa mbere mu nzu yanjye aje kunsanganira, ubwo nzaba ntarabutsa amahoro maze gutsinda Abahamoni. Yefute atambuka umupaka w'Abahamoni kugira ngo abarwanye, maze Uhoraho arabamugabiza, arabatsemba uhereye Aroweri ukageza ahagana Iminiti. Yigarurira imijyi 20 yari muri ako karere kugeza Iyaberi Keramimu, yabishemo abantu benshi. Nuko Abayisiraheli bacogoza batyo Abahamoni. Ubwo Yefute yaratabarutse atashyiwe i Misipa, umukobwa we aba arasohotse aza abyina avuza n'ingoma aje kumusanganira. Uwo mukobwa kandi yari ikinege, nta kandi gakobwa cyangwa gahungu Yefute yagiraga. Akimurabukwa, Yefute ashishimura imyambaro ye maze aravuga ati, ayiwe mwana wanjye, utumye niheba bikabije, uri mu binkururiye amakuba. Nanjye kandi nabisezeraniye Uhoraho, nkaba ndashobora kwivuguruza. Umukobwa we aramusubiza ati, dawe niba warabisezeraniye Uhoraho, ngenza uko wabivuze, kuko Uhoraho yahoye abanzi bawe b'Abahamoni. Arongera abwira se ati, icyo ngusabye ukinyemerere. Ngusabye amezi 2 gusa kugira ngo njyane na bagenzi banjye kubuyera mu misozi no kuririra ubusugi bwanjye. Aramusubiza ati, ngaho genda. Aramurekura, aramureka ngo agende amare amezi 2. Nuko umukobwa na bagenzi be baragenda bajya mu misozi aririra ubusugi bwe. Nyuma y'amezi 2 agaruka kwa se, maze samuturaho igitambo gitwikwa nk'uko yari yarabisezeranye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 40. Ngaha ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Hahiga umuntu wiringira Uhoraho, ntashyire hamwe n'abagomeramana cyangwa ngo ajye mu ishyaka ry'abanyabinyoma. Ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo, ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve. Ntiwigombye igitambo gitwikwa cyangwa icy'impongano, niyo mpamvu navuze nti ngaha ndaje. Mu muzingo w'igitabo handitswemo icyo nshakaho. Mana yanjye, niyemeje gukora ibigushimisha, maze amategeko yawe ajya mpora ku mutima. Namamaje ubutungane bwawe mu ikoraniro rigari. Ibyo sanzwe ubizi Uhoraho, sinigeze mbumba umunwa ngo nceceke. Ngaha ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 22 umurongo wa 1 kugeza kwa 14. Muri icyo gihe Yesu yongera kubabwira mu migani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umwami wacyuje ubukwe bw'umuhungu we, agatuma abagaragu be guhamagara abatumirwa mu bukwe, ariko banga kuza. Nuko yongera gutuma abandi bagaragu kugira ngo babwire abatumiwe bati, dore nateguye amazimano, ibimasa byanjye n'amatungo yanjye y'imishishe byabazwe, byose byatunganye, nimuze mu bukwe. Ariko bo ntibabyitaho, barigendera, umwe mu mirima ye, undi mu bucuruzi bwe. Maze abandi bafata abagaragu bagirira nabi, barabica. Umwami ararakara, yohereza ingabo ze zirimbura ababisha kandi zitwika umujyi wabo. Hanyuma abwira abagaragu be ati, iby'ubukwe byateguwe, ariko abatumiwe ntibari babikwiye. Nimugende rero mu mayira 2, mutumire mu bukwe abantu bose muhura. Abo bagaragu bakwira amayira, bakoranya abo babonye bose, ari ababi ari n'abeza, maze inzu y'ubukwe yuzura abatumirwa. Nuko umwami arinjira ngo arebe abari ku meza, maze ahabona umuntu utambaye iby'ubukwe. Aramubwira ati, mugenzi wanjye, waje ute hano udafite umwambaro w'abakwe? Undi araceceka. Nuko umwami abwira abahereza ati, nimumubohe amaguru n'amaboko,
mumujugunye hanze mu mwijima, aho azarira kandi agahekenya amenyo. Koko hahamagarwa benshi hagatorwa bake. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Hahamagarwa benshi hagatorwa bake. Bakristo bavandimwe, hahirwa batume mu bukwe bwa ntama. Umuntu wese ugiye mu bukwe agenda yishimye, bityo akagenda yasirimutse kurenza uko yambaraga, agacya, akaberwa, akambara yewe n'ibihenze, kuko nyine uba wizeye kugiye kwishima, ugiye mu byishimo, kurya no kunywa ndetse no gushimishwa gutumiye. Mu muco wacu abari ku isi, reka cyane cyane mvuge nk'abanyarwanda, tumenyere ko umugore wese utashye ubukwe agatega n'urugori aho bishoboka, n'abagabo bakambara neza ikoti, costume, ubundi bakarenzaho ikaruvati. Ibyo ni ibimenyetso by'abasirimu nyine. No mu kiliziya mu misa, anabyo birori nyine bikomeye bya bindi bibimurira ibirori by'ijuru, abakristo nyine twambara neza. Ariko mbere ya byose kwisukura ku mutima, kuri roho, penitensiya, tukambarana neza inyuma, ariko imyambaro icyayi ifite isuku. Ariko by'akarusho abari kuri aritari bambara amakanzu yera. Rero iyo myambaro yose mu bukwe ishushanya icyubahiro twahaye nyir'ubukwe, bituganisha ko ubukwe bukomeye ari ubw'Imana, Imana idukorera umunsi mukuru ikadutumira ngo dusangire nayo, bityo turusheho kubaho neza hamwe n'Imana. Muri aya masomo turazirikana ku mwambaro w'ubukwe witwa gukomera ku isezerano, l'habit de noces, être fidèle à nos engagements. Babyeyi mwarabibonye, kwambara nabi bitera isoni pe, noneho kwambara ubusa byo ni isoni zikubye. Umunsi umwe mwarimu yahaye abanyeshuri umwitozo, nuko arababwira ati, dufate urugero uri nko muri dushe, uri koga, wajya kubona ukabona ku buryo butunguranye hari umuntu ukuri imbere, uramuruzi ariko ntarakumenya. Mbwira igice cy'umubiri wakwihutira guhisha ko wumva byakugora guhita ugera ku myambaro. Abahungu bati, nge namureka agakora icyo ashaka cyose, akareba aho ashaka hose. Nuko abakobwa bati, ema, ngewe nagerageza ngahisha n'intoki ubwambure bwanjye. Nuko mwarimu arababwira ati, burya iyo twese twambaye ubusa tuba dusa, burya aho dutandukanira ni ku isura yo mu maso. Rero aho wakwihutira guhisha kugira ngo ntihagire ukumenya ni mu maso, isura. Rero mw'abakobwa mwe, yaba uko mwahishagaho imbere hanyu, anako nyine mwakwirinze kwambarira ubusa abahisi n'abagenzi, bityo mugashobora kubungabunga ubusugi bwanyu mutabuteje inyoni. Byazabageza mu buzima burambye buri imbere, kubungabunga isura, kubungabunga ubusugi. Mu isomo rya mbere turabonamo ingero ebyiri: uwambaye umwambaro w'ubudahemuka agakomera ku isezerano, n'uwemeye gutura ubusugi bwe Imana. Bamwe bajya bibaza kuri iri somo twazirikanye, uyu muhigo uteye ubwoba n'inkeke, ubwo uyu mucamanza Yefute amaze gutsinda ku rugamba, dore ko abikesha Uhoraho nyine, ubwo yasezeraniraga Uhoraho ati, Uhoraho nuramuka ungabije Abahamoni, nzagutura igitambo gitwikwa, umuntu uwo ari we wese uzasohoka bwa mbere mu nzu yanjye aje kunsanganira, ubwo nzaba ntabarutse amahoro maze gutsinda Abahamoni. Amen. None twakwibaza tuti, ko ari umwana w'umukobwa akunda cyane kandi w'ikinege ari uje kumusanganira bwa mbere. Buriya Yefute ntiyari kwisubiraho, ubundi akinginga Imana bagasubira kuri rya sezerano, mbese umuhigo akawihorera ntawuhigure. Aha, hari ibintu bibiri byiza twakwigira kuri Yefute n'uyu mukobwa we. Icya mbere kuri Yefute ni ukuzirikana ko la promesse est une dette, amasezerano ni deni. Ntuzire guhiga umuhigo niba utazahigura ibyo wahize. Yefute rero ni umugabo w'intwari pe, c'est un homme sérieux, ntiyakinisha Imana, ntiyabeshya Imana. Imana niyo yamuhaye, n'ubundi niyo izisubiza, niyo agiye gusubiza. Uwo mukobwa nubwo ari uwa Yefute, ariko n'Imana yaramumutije. Tubizirikane nk'abakristo. Uko rero kwirinda kugundira ibitari byacu, nta kumera nkambwa yima uwayihaye. Ikindi kandi nyine ntitugomba guha Imana imice, imibore, ibisigazwa, ibyo twanze, iby'inyuma, ibyo twazinuswe, ahubwo nyine dutura Imana ituro ry'indobanure risobanutse nyine, umwana w'ikinege, nk'uko Imana yemera gutura Yezu umwana we w'ikinege ngo abantu bakire. Ni ibi rero Yefute akoze, aho kugira ngo akomeze yishimishe, ahubwo ashimira Imana, yitanga ubwe, ituro rimuvuye mu maraso, agatanga icyamushimishaga akagiha Imana. Ngiki gitambo, kuko muri mbyaza buriya bitubwiye, Uhoraho ndaje nguhora ugushaka kwawe, nguko gutura umutima wawe wose, icyo ukunda, ubuzima bwawe bwose, umwana w'ikinege, ikinege cyawe, icyo ukunda, ubuzima bwawe bwose. Icya kabiri ni kuri uyu mukobwa wa Yefute, ni umukobwa wemera gusaba amezi 2 kugira ngo aririre ubusugi bwe.
kwemera kwitangaho ituro ngo umuryango w'Imana urokoke, afashe umubyeyi we guhigura umuhigo yahize, kwitanga kwitura. Uyu mukobwa agapfira ubusugi bwe, ubusugi ikimenyetso cyo kwiha Imana burundu, nta kwiziganya, kwiha Imana wese nk'ituro ry'indobanure, ituro ritagatifu, ituro ritagira inenge. Rero ntabwo wiha Imana kubera ko wabuze ukugira, kubura ukugira mubyeyi, ngo gupfa kujugunya. Ntabwo kwiha Imana ari ukwijugunya cyangwa kwihisha, kwikiza, salusi nifuga, gushakira umukiro mu bigunda, kwiyerurutsa, ahubwo indobanure. Shwazi wahiswemo, ituro ryahiswemo rirobanuye, ituro ry'indobanure, ingemwe z'indobanure. Ngo uyu mwambaro wa Kristo dusaba kwambara ngo tujye mu birori bya ntama w'Imana, guhora wirinda guhemukira Imana. Ubusugi rero ntabwo bireba abakobwa gusa, ahubwo igisobanuro cy'ubusugi bisobanura ubudahemuka, la fidelite. Guhora wirinda guhemukira Imana, guhora wirinda guhemukira uwo mwashakanye, wihigura umuhigo, guhora wirinda guhemukira wagutoye akaguhamagara akagutuma, ngo ubu busugi bw'umutima, ngo uwo umwambaro w'ubukwe. Ubudahemuka, la fidelite à nos engagements, gukomera ku isezerano ryo bitanye ibyishimo birambye mu muhamagaro wari wo wose. Kandi ibyo byishimo mu muhamagaro wacu nibyo Yesu turarikira mu ivanjiri y'uyu munsi, mu mugani w'ubukwe bw'umuhungu w'umwami atumiramo abantu bakanga kuza, bamwe bakajya no mu impamvu zo kutaboneka mu bukwe, ndetse bakagera n'aba bagaragu. Ibi gashushanya business zacu twajyamo, tukajya kwandavura, tukajya no kwandavuza abandi, Imana tukayitera umugongo, nta sengesho, tukibagirwa ubuzima bwa roho. Ariko umwami noneho yajya gutumira bundi bushya, atumira bose mu mayira abiri, abantu bose muhura, ababi n'abeza, maze inzu yuzura abatumirwa. Amen. Muri iyi vanjiri twakwibanda cyane ku bintu bibiri by'ingenzi: kwitabira ubutumire n'ubutungane bw'abinjira. Twese abantu turatumiwe, ariko nubwo twese twatumiwe, hari abasuzugura invitation, hari n'abandi biyizira mu bukwe uko bashatse batambaye umwenda w'ubukwe. Cyakora hari n'abandi bakomeza mpaka basangiye n'umukwe, ngo ubwo budahemuka. Imana yo rero yadutumiye twese abantu. Ku ikubitiro bwa mbere yabanje gutumira Abayisiraheli, umuryango witorewe n'Imana, ariko bagiye batenguha, birangira bisha abagaragu, abahanuzi b'Imana. Heureusement Imana ntiyahise idukuraho amaboko, n'ubundi yongera kuduha deuxième chance, andi mahirwe noneho ku bantu bose, ubwo yoherezaga umwana wayo Yesu Kristo ngo aducungure. Umwana w'ikinege acungura isi yose, ari umuyahudi, ari umugereki, abantu bose baratumiwe. N'abantu bose Yesu yaje gucungura, nta kurubanura. Naho umwambaro w'ubukwe, abantu bamwe bati nk'uyu muntu waje mu birori atari yambaye umwenda w'ubukwe yashakaga iki? Abandi bati baramurenganyije kandi baramutaruwe mu mihana, wenda yari ataranitegura. Ubwo sazize iki? Ni nk'umupadiri jeune prêtre amaze guhabwa ubupadiri yahise adohoka, amera nk'ihene iciye ikiziriko. Noneho batangira kumwibazaho bati akiri mu seminari yari intangarugero, niwe wayoboraga abandi mu masengesho, mu myitwarire myiza yari uwa mbere, niwe n'abandi bagishaga inama. None niwe uhindutsemo igikoko amaze kuba umupadiri, akavumbuka mu intare, kandi akiri mu irerero yari nk'intama. Yegeraga ritara afite ubwoba, byumvikana afite igitinyiro cy'Imana. None asigaye ahangara, agahagara kuri alitari nta gitinyiro, ahubwo alitari akaba ari itigita, nta gitinyiro cy'Imana kifitemo. Shwi kuki se aho amariye kwiha Imana aribwo yabaye mubi, aribwo asigaye yitwara nabi? Nguko kwishushanya mu bukwe, ugatwerera, ukitabira, yewe wagera mu nzu y'ubukwe mubyeyi, ugahita uhindura isura, ugahita uhindura umwambaro, ugata umwambaro w'ubusugi, umwambaro w'ubudahemuka, ukiyambika ibidafite shinge na rugero, ukiyuburura, ugasukundi ugahinduka ukundi. Abantu bakumirwa pe. No muri iyi vanjiri uriya mutumirwa, ese yararenganye kuba sukwe hanze? Ni ukwitonda. Twibuke ko iki cyumba cy'ubukwe gishushanya kiliziya, umuryango w'abana b'Imana ugizwe n'abantu b'ingeri nyinshi kandi zose, ababi n'abeza, abanyabyaha n'intungane, urumamfu n'imbuto nziza y'ingano. Bitwibutsa nyine ko Imana ishaka gukiza abantu bose. Imana iduha amahirwe yo kwitegura rwa rumamfu rukurana n'ingano kugeza mu isarura. Nubwo Imana idutumira twese, ariko hari abasuzugura, bigira babamenya, kugeza ku musozo, ku munsi w'imperuka, bakinangiye, bagifunze umutwe. Rero mu muco w'Abayahudi bavugaga ko mbere yo kwinjira mu cyumba cy'ubukwe, buri wese yagomba gushyiramo umwambaro w'ubukwe wabaga wateguwe. Hari abari bashinzwe kubitegura, nuko agasa n'abandi, bose abinje bakaba bameze kimwe, bambaye kimwe.
birumvikana uriya we usutswe hanze ni umwiyemezi n'umunyagasuzuguro. Yaje aho kwambara umwenda ngo amere nk'abandi, uwo mwenda nyine yari yateguriwe, arangije arapinga. Niyo mpamvu nyine nyir'ubukwe agomba kumusuka hanze, kuko nyine nta gasuzuguro. Abandi bose kuki bemeye kwambara uwo mwenda, bakemera kwambara ibyateguwe, ngiza uniforme ku ishuri. Abanyeshuri bashwanye uniforme n'amakaye, abo ngabo ni dangereux, uhegereye wapfa. Ngiza mpuzangano mu bakora umwuga umwe, umurimo umwe, ngiza mpuzangano abihaye Imana bambara ikimenyetso cy'ubukene, bashakashaka Imana buri munsi, ni n'ikimenyetso cy'ubumwe no kurangamira bimwe ijuru. Uramutse rero udashaka kwambara uniforme y'umuryango ngo kandi ngo urashaka kuba umunyamuryango, uwakwirukana yaba yubahije itegeko neza. Umunsi umwe umupadiri warakoze yubile imyaka 50 ari umusaseridoti, aba jeune prêtre baramubajije bati, ese padiri nirihe banga ukoresha ngo ugere ahangaha wishimye bigeze ahangaha imyaka yose kandi waritwaye neza, tubwira iryo banga kugira ngo natwe tukwigane. Wa musaza ati, mwaba jeune mwe, dans le jeu il ne faut pas célébrer les demi-finales, il faut plutôt et surtout et nécessairement célébrer la victoire finale, et pour ce faire il faut combattre jusqu'au dernier soupir. Amen. Uyu musaza w'umupadiri ashatse kubwira abasore ko batagomba kwishimira gusa ko bihaye Imana ngo bageze ku padiri, twabaye ababikira, twabaye abapadiri, twabaye abihaye Imana, ngo bajya birirwa bahimbaza iminsi mikuru, banywa badabagira, banywa amayoga ndetse bakanasinda, bishimira aho bageze hacagase mu minsi mikuru gusa, aho gukura urugamba rugikomeje. Ntibaragera kuri finale, ntibaragera aho umwanzi atatera ibuye, ko bagomba guhora barwana urugamba rwa buri munsi ubutadohoka kugeza bapfuye, jusqu'au dernier soupir. Ko ubundi umuntu ashobora kuba umutagatifu akiri hano ku isi gutangira, ariko n'Imana ibyemeza yonyine kuri finale. Igihe tugeze mu nzu y'ubukwe, byumvikane igihe nta wongeye kugusuka hanze, cyagiye tunjiye mu nzu y'ubukwe twambaye ubutungane. Rero kwishimira gusa ko Yesu yagutoye akagutuma akatugira abatoni, ko nyuma bakubonamo umuntu mwiza, nyamara wagera imbere ukaviramo. Nta gikomere kibe nko kuviramo imbere bana banje, kuviramo imbere babyeyi, kuba waba ushinze urugo ukaviramo imbere, kuba waba warihaye Imana ukaviramo imbere, ukanduza umwambaro w'ubukwe ukaviramo. Urakoze padiri kandi yubile nziza. Bakristo bavandimwe, hari abantu benshi bataye imyambaro ibaranga, hari abantu biyorobeka bakambara uko batari ngo kugira ngo biborohe gukora amafuti amabi. Abandi bandavuje imyambaro yabo. Umwambaro muri iyi evanjiri bavuga ni umwambaro wa Kristo, revêtir le Christ. Wa undi umukristo yambara mu masakamentu, cyane cyane muri batisimo, ku muntu mushya, gucukubiri n'icyaha, kwirinda ingeso mbi. Nguko rero ubutungane nibwo buzatwicaza mu nzu y'ubukwe. Ni wakwicara mu birori by'ijuru wanduye. Umuntu rero ajya mu ijoro uko atunganye, kandi bitangira hano ku isi. Rero bakristo bavandimwe, ni twambare intwaro z'urumuri, duhoze mu mwambaro wa Kristo, ubutungane, nkuko Pawulo abidushishikariza mu ibaruwa yandikiye Abanyagalati, umutwe wa 3:27 ati, ababatijwe mwese muri Kristo mwambaye Kristo. Amen. Nguko kurwana urugamba rwa roho buri munsi, nta kudohoka kugeza upfuye, jusqu'au dernier soupir, ukazagera mu cyumba cy'ubukwe mu ijuru urinda hemuka, utube hafi Nyagasani. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.